Rayon Sport yabuze amafaranga yo kumuhereza nicyo kintu nyamukuru cyatumye uriya mwana ira transfer iraranya umwana wo Martyazo adasinya bura Aimable wawahita mu Martyazo hari yahuye rwose Martyazo no hariya rwose ujya ku Kibeho urumva babimukoje baravuga ati rero Gusinya ko bashatse kumufatiranya ko ari umwana ariko aravuga ati ntabwo bishoboka ubu Ntarindwa Aimable ntabwo arasinyira Rayon Sport icyo cyo n'abantu bagomba kukimenya nta niyo mpamvu atigeze yerekana ariko nkibaza harabura iki rege nubwo tuba tuvuga ngo amafaranga ngo ni ikibazo muri Rayon urumva koko ni ikibazo yego ntabwo bafite angana nayo bashaka cyangwa angana nayo bakeneye ayo gusinyisha Ntarindwa yabuze none se nyine yabuze kandi baryamanye miliyoni 30 zo zirazwi ko zirahari ntabwo zigenewe Ntarindwa Aimable oya nta muntu zigenewe ni umukinnyi ugomba kuza muri Rayon uwo ari we wese ese ko Muvunyi yemeye abakinnyi babiri yari byarahindutse ntabwo byahindutse none se niki kiri kubura kanya ndaje ngubwino bajya bavuga ngo ibijya gushya birashyuha urumva muzabona ibintu bizaba mu minsi iri imbere rwose ntabwo ibintu biri kujya birimo byerekeza ahantu hatari heza bisa nkaho ari bishya birimo biba bibi cyane kuko niba Muvunyi yemera abakinnyi babiri maginganga nose bano bakuri tapi rouge ubu nibo bagiye kugura cyane Keve yabonye Umusimbura aho ngabo wakubiswe cyane nubwo hajya hava abakinnyi beza rimwe na rimwe buriya Dimbumba niho yavuye Sunzu Bone hari abari tara nyinshi ni Sunzu ni Dimbo ni Sunzu abantu bataza gufata uyu mwana ngo bamukerense ariko uzi Mediana akina ni mubi cyane naramwibone abagenda cyane yambara 11 akina hagati nabuze ifoto ye ngo bayishyire kuri YouTube biragoye yishake ubundi tuyishyire kuri YouTube abantu bamurebe signing Rayon Sport yashimye muri iyi mikino iri kubera kuri tapi ndabarasa rero gahunda ukuntu imeze ngira ngo abantu banayibonye kuri title yacu miliyoni 300 Rayon Sport yaza kujyana gusinyisha abakinnyi abantu baribaza bati izi miliyoni zirava he ese ziri buze kugurwa bande nicyo ngira ngo abantu bari gushaka kumenya ikintu cya mbere abantu bamenya ni kimwe izi miliyoni 300 Dodos amaze kubigarukaho hari nabo nabonye bavuga ko Skol ngo iraza gutanga miliyoni 30 Skol izatanga miliyoni 30 amakuru narayimenye nuko iratanga miliyoni 40 noneho hari n'abandi miliyoni 40 hari umugabo uri miliyoni 10 ariko yise bivamo ngo habayeho wo muri basaza mu muri baze babaraza miliyoni 10 habayeho kutumvikana n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ahita bivamo kandi nibuka izina rye naribabwira ariko Muvunyi 30 yarazemeye we Muvunyi yemeye abakinnyi babiri na Prosper Muvunyi Tomisi twabwiye ko yemeye miliyoni 30 na Prosper 30 miliyoni 30 Rayon Sport basanze kuziguramo abakinnyi babiri batababona pe abakinnyi babiri bacamburiye abagenda buri umwe azisanga aguze umwe turaza kugira ko n'ingaruka zabyo Muhirwa Prosper nawe bivuga ngo ko ari miliyoni 30 ndetse razandi 30 mbolenga depoje kuri konti ya Rayon Sport urumva hari miliyoni zizava muri fan club sibyo Maticano kuri imeza tubwiye kore miliyoni 50 kabisa barazemeye nka fan base ya Rayon Sport yego hari wa mutera nkunga wa miliyoni 96 ndabrasa twagarukagaho miliyoni 96 amakuru narayemenye nuko barazicumya zigeze kuri miliyoni 100 uramutera nkunga nizo miliyoni azaba urumva muri iyi minsi igiye kuza ntabwo biraza gutinda
hanyuma bari bumvikanye ko bazibahera rimwe kugira ngo Rayon Sport biyorohere no kuba yakusanya amafaranga akaba menshi bagatangira kugura abakinnyi. Bivugwa ko Tadeyo ari wiguriye Musore Prince, akaba ari umukinnyi uzakina Rayon Sport kuri gatatu. Ni ukuvuga ngo aya mafaranga yose baraza kuyakusanya agere kuri miliyoni 300 arizo Rayon Sport iraza kujyana ku isoko ry'igura n'igurisha, ku isoko ryo kugura abakinnyi. Twahoze tubivuga, turavuga tuti Rayon Sport yasohoye abakinnyi benshi, igomba no kwinjiza abandi benshi ndetse no kongeramo izindi ntwaro zizayifasha mu mikino nyafurika, kuko niba usohoye abakinnyi cyangwa se utandukanye n'abakinnyi barenga 10 byanga bikunze uzakenera abakinnyi babasimbura. Icya kabiri uzakenera izindi ntwaro zizaza kongera imbaraga mu bakinnyi bahari. Uyu munsi nicyo tugarukaho uyu munsi. Kuri Ntarindwa Aimable yego ntabwo yarayishyuwe ndetse birangira atanasinye ku mugoroba, ariko bariyo bumve ko Ntarindwa Aimable ni umukinnyi wa Rayon Sport 100%. Hari ukumvikana ibiganiro bikagenda neza, ariko nanone hari ikintu kivuga ngo nge ndaza gushyira umukono ku masezerano ari uko mbonye ibyo mwanyemereye cyangwa se ibyo twaganiriye. Icyo cyatindije transfer cyangwa se gusinya k'uyu Ntarindwa Aimable. None se kuvuze ngo ni umukinnyi wa Rayon Sport nk'urugero 100%, ubwo nuko nta yindi kipe bari kumurwanira. Nta yindi. Haramutse hari indi bari kumurwanira, ibyo ntabwo twabivuga. Nta yindi. At any time nayo yaza ikagira gute ikamujyana. Impamvu bivuze gutyo nuko Ntarindwa Aimable nta wundi bari kumurwanira, yamaze kumvikana Rayon Sport ibintu byose. Icyabayeho nuko babuze amafaranga, none arara adasinye biza kurangira Aimable ari i Kigali, amaze iminsi i Kigali, yavuye i Huye ari i Kigali. Ubwo igihe ari cyo anategereje nuko Rayon Sport iza kubona amafaranga, nkuko Pablo bigarutseho bamubwiye ko uyu munsi ariho bishobora kuza gukemuka. Ariko mu by'ukuri Rayon Sport iri gusitasita mu bintu byo gukora amatransfer pe. Irimo isitasita agafaranga, ntabwo bishobora, ntibiri buze kuyihira nikomeza ibi ngibi. Hanyuma muri iyi mikino iri kubera hara kuri tapi ndabarasubigarutseho, Rayon Sport yari hafite aba scout kugira ngo igende ireba abakinnyi bashobora kuza mu ikipe ya Rayon Sport kugira ngo babe basinyishwa cyangwa se babe bazayifasha mu mikino ya shampiyona. Umukinnyi uramutse uvugwa yitwa Toni Kitoga, sizina mbisomye neza, Toni Kitoga. Ubundi dore uburyo bimeze, uyu nguyu ngo bamuteye imboni rwose, ngo ari mu bantu baraza gusinya byanga bikunze. Urumva? Toni Kitoga ni umukinnyi ukina mu yo bita Buja City, ni imikino ya pre-season iri kubera hano ruguru kuri tapi rouge. Urumva? Uyu musore akina hagati mu kibuga nka nimero 10. Ubwo reka nze nshaka agafoto ke mbanze nkabereke. Hano ruguru kuri tapi rouge ni ekipe akinamo bita Buja City, irimo abakinnyi b'abakongomani n'abakinnyi b'abarundi baje gushaka ama ekipe mu Rwanda. Bwa mbere nigeze kubikubwiraho niba ntaribagiwe, uwo bita Haji Mudaherano niwe wabanje kumutera imboni, baranavugana kuri match ya mbere rwose. Icyo gihe bari gukina n'ikipe ya Bakayitaba, ni ekipe y'abakinnyi benshi basanzwe bakina icyiciro cya mbere mu Rwanda, cyane cyane biganjemo aba AS Kigali. Uyu musore rero Toni Kitoga yakinnye mediane nziza ku rwego rwo hejuru, yaragendaga cyane, nanjye naramwiboneraga. Icyabaye manager we
kuko ari nawe wazanye uwo bita Prince musore ni nawe manager w'uyu muhungu niwe nyiri ekipi ya Buja City. Abo bakongomani n'abarundi niwe wabashyize hamwe arabazana abishyurira inzu aho kuba n'ibyo kurya byose. Aha dore nguyu urumva bene namuhaye amuteho urumva amuteho cyane rwose. yitwa Toni Kitoga. Urumva abantu bajyeho bamurebe, ni umutaramu mbonye ufite urugara afite amagara matoya cyane ariko abanyaruka cyane mu kibuga. Rero uyu mugabo biravugwa ko ku munsi w'ejo nyuma ya match yabo hari n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ngo bwahise bumwegera rwose baramuganiriza, baramubwira ati bimeze bite. Aravuga ati ngewe muvugane na manager ninde manager yagezeho kuri YouTube abantu bagiye bamurebe. Toni Kitoga ati manager n'uriya mugabo ubona. Ubwo yaberekaga uyu nyine manager wa Prince ni umugabo w'umurundi ufite amafaranga menshi. Urumva kuzana abakinnyi barigera muri 20 abarundi n'abakongomani hamwe ukabakodeshereza hano i Kigali banarya mu gihe cyose bazahamara, ntabwo aba ari bibi, ntabwo ubukennye. Ariko nawo umusaruro nyine uri kuva hehe, uri kuva muri bino. Ati nuriya ati cyane ati rero biroroshye igendere niyo manager wa Ruriya kubera nyine deal bari bakoranye ya musore Prince nyine basabona ko ari ibintu byoroshye bahita baganira. Uyu musore rero ibiganiro byo byararangiye na Rayon, ikisigaye nawe niko bamuha amafaranga agasinya. Ibyo ngo amakuru ahari ntabwo arasinya byo gusinya kuko nta mafaranga. Amakuru ahari kuri uyu musore bita Toni Kitoga nuko yumvikanye na Rayon Sport gusinya imyaka 2. Urumva uyu musore burango yibera mu nkambi ya Mahama rwose yarakire. Hariya abakinnyi beza cyane hariya yibera mu nkambi ya Mahama. Hari abantu tarama badukurikira hariya mu nkambi ya Mahama gutubasuhuze badukurikira ku bwese. Uyu mugabo niho yibera, nawe yaraje yamaze iminsi akina imikino ya Esperance hariya kuri tapi. Bumvikanye amakuru ahari nuko umuntu bita Tadeyo nawe ari mu bakinnyi araza kwishyura. Uyu mukinnyi ngo niwe uje gusimbura umuntu bita Kevin Muhaya. Ariko aje gusimbura bita Kevin Muhaya. Uyu mutaramu wemeje gutyo. Uyu mutaramu yagiye akina mu equipe menshi. Reba iyi foto nashyizeho. Asinya mu yo bita Bukavu Dawa. Akinira Bukavu Dawa muri Kongo. Yarikini. Nkibaza uburyo umukinnyi. Ahubwo ari foto nabonye ari gusinyira Bukavu Dawa, wayihaye Ben ayishyireho. Nayishyize muri hano muri nozo nayishyize muri group. Nkibaza uburyo rero umukinnyi akiniye Bukavu Dawa ava mu ikipe akajya mu nkambi. Gusetsa. Ni impunzi nyine wasanga ari wenda y'impunzi. Noneho aje gusimbura bita Kevin Muhaya. Yewe babyancanze. Niho kumva ngo umukinnyi ngo yakinaga n'urugero nko muri Gasogi ngo ejo ngo abantu batangiye kumwibasira ngo ko tubona ari igipeti bukizashobora ko kwiraka riri ya 10. Ndabarasa ibintu birakomeye cyane. Uyu musore nuje gusimbura bita Kevin Muhaya. Buriya ariko ari ikintu ngiye ntazongera no gukora kujajinga umuntu mbere yuko mubona mu kibuga. Nge ibyo nabonye kinano haruguru yego ntabwo ari ibya danje. Ariko yakira nyine yasimbura Kevin Muhaya. Ku mupira w'u Rwanda twe dufite hangahe imbere mu gihugu rero pub tuye twibeshye rero. Tuba tumeze nk'abantu bakeneye ntubona nka Watara. Watara ku rwego yaje afite. None buriyo champion simworohera cyane. Abakinnyi nk'aba Watara uko badakeneye muri champion yacu.
cyane nta bakinnyi ubona barenze urwego rwa shampiyona rego twebwe tuya tugira ngo dufite shampiyona hatari ntayo umwana uvuye muri bukavu dawa uri gukina imikino wibera mu nkambi ya Mahama aje gusimbura Kevin Muhanya cyane ko mbona mu minsi iri imbere ikintu bita ishusho waraba ari hatari cyakoze Ben noneho ibintu agiye gukorera hano hazashya iyi Nyarugenge ibintu bigiye gukomera cyane itara hatari Mike bimeze bite izi Mike ziragenda cyane kuvuga ngo ibintu birakomeye cyane twabwiye abantu ko bagiye kubona ibintu bisa nk'aho ari bishya nuvuga ngo tubanze duteguza abantu imiriro Ben uburyo iyi studio yagiye